rero biragoye kuvuga ngo kurandura FDLR biroroshye kubera ko noneho byari gushoboka iyo baza kuba barinjiyemo ari bafite iragenga bitekerezo ya jenoside none abantu bakagenda bahiga bafite ibitekerezo nk'iyo gusa none ko bamaze kuruga igihugu cyose ibyari umurimo w'amasaka uhinduka umurimo w'urukundo urasinyana nandi ko uwo usinyana nawe ni we FDLR ufite imitekerereze nk'iya FDLR ijana ku ijana navuga ko amasezerano wenda bazakora iby'ubukungu Amerika ibona amabuye ariko ibyo kuvuga ngo abantu nka ba Tshisekedi abantu nka ba Sylvain Ekenge abantu nka ba Jean Pierre Bemba mu minsi yashize urebyibuka babonye Kabila afatanyije na AFC bahise bamwakana bati ni umunyarwanda buriya nka nubwo avukana iwacu ntabwo ari uwacu urumva ibyo rero bita bikwereka ko amasezerano arayo nyine ni ukugira ngo bikize igitutu cy'amahanga ariko ntabwo biteze kuyashyira mu bikorwa ni nk'u Rwanda ibi byabaye ingabo za FPR iri mu rugamba rw'ubuyobozi bagiye bagirana amasezerano n'ingabo na guverinoma ya Habyarimana ayashyizwe mu bikorwa se naya bamwe ibyo mu mpapuro ntabwo babirebaho mwabonye icyakurikiye mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi barakomeza bagenda babyigisha no mu mashyamba iyo bagiye bajyana nabyo ni nacyo kibazo rero kiri hariya ntabwo mu burasirazuba bwa Kongo ikibazo cya FDLR cyahagarara mu gihe abafatanyabikorwa bo bamaze imyaka 30 bafatanya bagihari bagikorana nabo urumva uko urebye imyaka barabajenerali ba Kongo urasanga n'ubundi bafite bahuriye n'igisirikare cya Zaire abenshi muri barabajenerali abo icyo gisirikare nicyo cyaje mu Rwanda gifatanya na RPA na Exifar mu kujya kurwanya RPA ubwo bari mu rugamba rwo kubohora igihugu barananirwa bariruka ariko barangije babaha ubuhungiro baraza bakorana nabo nk'aho ibyo bidahagije twabonye Kabila muze ajya kongera kubakura muri Congo Brazzaville arongera bavanga n'igisirikare cye baramufasha bagirana amasezerano barakorana babaha ibikoresho n'ibindi byose haje MONUSCO twari abantu bari biteze ko hari kirafasha nayo ivanga nabo bose irakorana nabo kubinyungu zabo ntekereza ko rero ari ibintu twavuga ko bitoroshye kugira ngo ayo masezerano yo kurwanya FDLR ashoboke ntekereza ko hatekerezwa ubundi buryo kuko iriya systeme yamaze kwangirika kiretse kuyihindura gusa hakazaho ubundi buyobozi bwumva ko uburasirazuba cyangwa Kongo muri erega tuvuga uburasirazuba bwa Kongo ariko Kongo yose irababaye Yes, ikaze ku bakunzi ba The USA New Times aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana nk'ibisanzwe ninge tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, amakuru atandukanye arebana n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wa none rero kuri kamera ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuba tubana, yitwa Hakizimana Bahati Jean Bosco, ni rwiyemezamirimo, ni umuhanzi yagaragaye mu bikorwa bigiye bitandukanye ahanini by'ubumwe n'ubwiyunge hano mu Rwanda mu biganiro bigiye bitandukanye. Yagize uruhare bumwe n'ubwiyunge bwubatswe hano mu Rwanda, abanyarwanda bakaba babanye neza, akaba yarabaye mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Urumva ko rero yari afite uruhare rwinshi cyane mu kugaragaza ibibi bya FDLR ndetse no kugira uruhare nyine kuba abanyarwanda bakongera bakagira ubumwe n'ubwiyunge bakabana neza cyane. Rero yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye, mwamubonye mu Mbuto Foundation, mwamubonye ari kumwe n'abayobozi bakomeye mu ngabo z'igihugu cyane cyane nka Fande Kabarebe. Mu biganiro bitandukanye hagenda aganira ku mateka y'igihugu muri rusange, ku mateka yo kubohora igihugu.
Iyo tugiye kubana rero muri aka kanya tugiye kuganira ku bibazo bitandukanye, yaba ibi by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Murabizi ko leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington, baganira ku buryo bagirana amasezerano yo kurandura umutwe wa FDLR. Ese koko bizashoboka mu buhe buryo? Tugiye kubyinjiramo cyane nk'umwe mu wababayemo, ari imbere cyane, ari indani mu bayobozi. Tuganire byinshi, ese bizakorwa gute, ese arabona byakorwa gute kugira ngo byihute kandi umutwe uranurwe burundu. Turebere hamwe n'imibereho abanyekongo bo mu burasirazuba bw'iki gihugu bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite crise y'amafaranga. Se bazabigiramo uruhe ruhare? Ese bazafatanya gute na AFC M23 kugira ngo bahangane n'izo ngaruka zose z'intambara barimo muri iki gihe cya none? Reka Bahati nguhe ikaze kuri The USA New Times. Nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbasuhuze mwese abakunzi ba The USA New Times. New Times. Bishyiraho Trump uze ko muri minsi Trump ari we usa nkaho ahagarariye Amerika muri iyo twumvise Amerika bigatuma Trump ni we cyane muri iyi minsi yabaze imbaraga zidasanzwe. Ukurikije uko manda ya mbere ijya kurangira yarangiye ari ruvumu. Yego, kugeza ku rwego batangiye kumureba nk'umuntu ushobora kuba ufite ibibazo byo mu mutwe. Abantu bagiye kumupima bavuga ngo basanze ari muzima, ariko ntekereza ko uyu munsi Trump ashobora kuba yaraje mu isura nshya cyane, iri ku rundi rwego. Murebye ibikorwa bye, ageze ku rwego rwo gushimuta abaperezida nk'agaca gafata imishwi. yego. Urumva Trump muri iyi minsi rero mushaka mwajya mumushyiraho. Navuga ko ari perezida wa Amerika w'umwaka muri iki gihe bwo yaje ari seriye bitandukanye na mbere. Nubwo n'umuntu atavuga ko ibyo akora byose bishobora kuba ari bizima, ariko uko abantu bari bamuzi mu mizo ya mbere kuri manda ya mbere n'uburyo yaje muri ubu buryo arihariye cyane. Ariko genda nabibonye urya munsi bamurasa, ndavuga ngo agomba kuba afite izindi mbaraga zimurinze. Kunama gato sasa rigahita ritambuka, utavuga ngo kukiyunamye. Icyo nakibajije abantu nabo babyibajijeho cyane, bavuga bati se ntibyaba byateguwe byose ntiyarabizi, byose babyibajijeho cyane. Mbese nyine abantu bajye bayikurikirana bafitiye amakuru meza. Kugira ngo rero nishimiye kuba ndi kumwe namwe. Ako ngako rero kari agaciyemo, kubera ko nyine nuko dutangira ikiganiro tugomba kubanza gususuruka, tukajyamo dufite impaduko iremereye. Nishimiye rero kubana namwe mwese bakunzi b'icano, ndetse mbonera no gushimira nawe bwana journaliste wagize uruhare kugira ngo uyu mwanya uboneke. Ariko nanone tunashimira iyi hoteli La Planète yagize uruhare mu kutwakira, kuduha aho gukorera. Yego, nabo nabo gushimirwa cyane, n'abantu beza cyane, ahubwo abantu bagiye banabagana nubwo murakoze. Yego. Yes, rero natangiye ikiganiro n'ubundi kuvuga mu mazina, ariko burya umugabo ni uwivuga. Umugabo burya ni uwivuga, nubwo nakuvuze mu mazina, ariko byaba byiza nawe koko wivuze n'imfura rwose bakakumva neza cyane, akamenya uwo turi kumwe muri aka kanya, noneho abyivugira ubwe ku giti cye. Murakoze cyane. Nk'uko mwabivuze, nitwa Hakizimana Bahati Jean Bosco, ndi umunyarwanda. Impamvu mvuze ngo ndi umunyarwanda kandi bigaragara nuko hari igihe kigeze kubaho ntari umunyarwanda, nari we, ariko mu irangamimerere ry'u Rwanda sinarimo. Kandi iyo dusubiye inyuma dusanga icyo gihe n'ayo mazina siyo nari mfite. Wari ufite andi? Nari mfite andi. Ariko hari umuntu umwe nakunze. Yego. Umuntu bita Edouard Bamporiki. Yego. Yagiriye inama urubyiruko muri iyi gahunda yo komorana ibikomere cyangwa se gukira ibikomere. Cyane cyane hari abo yagiraga inama, abana bakomoka ku babyeyi bagiye bagira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nibo yaganiraga nabo n'abandi urunana rw'urungano kugira ngo. Yego. Ariko mu butumwa bumwe yavuze ugomba kuzirikana, yabwiye abantu arababwira ngo nubona amateka yawe agutera cyangwa amateka
y'aho ukomoka agutera ipfunwe kugeza ku rwego no numva bikubangamiye, ujye uyavuga nugera hahandi aho bitangiriye ibyo kugutera ipfunwe uhagarikira aho ngaho. So rero hari amateka duhindura, hari n'amazina ukaba ati ibi ngibi nibyo kuntesha umutwe, ukabishyira ku ruhande rumwe ati wowe bugumye hagera urugendo ndarukomeje. Niyo mpamvu navuga ngo hari aho nigeze kuba afite amazina atandukanye nayo uyu munsi, ariko waduciraho ku mayange tukamenya ngo nihe. Urumva navuga ko guhera 2004 gusubira inyuma, yego, ayo mazina ya Hakizimana Batija Bosco ntabwo nari nyafite, nari ifite andi atandukanye, ariko nayo naryitwaga bitewe n'aho ngeze. Hari ahantu twageraga nko muri FDLR, tube nk'urugero ugasanga wenda dutuye nka hano, none dufite izina rizwi, noneho ukavuga uti ko nimutse nkajya i Kigali, kandi no wenda tube nk'urugero abantu bahani iwacu aho turi bavaga hano bakajya kwiba runaka, aho ngaho bajyaga kwiba niyo tugiye kujya, kandi amazina hano yacu yarazwi, bashobora kuba bafite amakuru ko hari abitwaga ba runaka bazaga. Ubwo ninjya gutura aho ngaho ndagira nahinduye andi mazina kugira ngo hari n'amakuru avuga ko runaka yajyaga iyo ngiyo, iryo zina rikaba rizwi, ngenza hagera n'undi muntu utari wawo uri mushyashya batakuzi. So niyo si twabayemo rero, niyo nkomoko yo guhinduranya amazina. Ubwo ni muri bya bihe wari uri mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yego, n'ibyo ngiranka ibyo maranka byo ngira ngo ntabwo turabijyamo cyane, ahubwo dukora yandi yo mu ishyamba, ibyo si ngombwa. Yego, icy'ingenzi ni uko nabaye gusa, ibindi ntabwo ari akigenda gufasha. ni ya gahunda y'abamporiki nigira aho ngaruke. Icyo ngicyo rero bamporiki yaravuye ngo niba amateka yawe hari aho agera akagukomeretsa, ujye uvuga nugira ngo yahagarikira. Ubwo yavugaga mu bijyanye n'umuryango, hari ukuntu uvuga ati ngende mwene runaka wa runaka, wagera kuri runaka bitewe n'amateka atari mazima kandi barahita bayakwita, ugahita uhagarikira ngo nguka. Yego, kuko nta n'ikiza uba umwigiraho, ubirekeraho. Ni muri ubwo buryo rero natwe amazina hari aho twagiye duhindura, kubera ko hari abari bayafite batigeze bitwara neza mu Rwanda. Impamvu mbivuga muri ubu buryo, hari ukuntu mu muco w'abanyarwanda cyose n'abantu batuye isi bose bafata umuntu bakabyara umwana ukamwitira runaka, kaza afite amazina y'umuntu runaka, bari gufatiraho icyitegererezo. Ntabwo mbizi njye rero naje kwisanga afite amazina ajya guhura neza n'ay'umuntu umwe wagize imyitwarire n'imikorere, yagize ibikorwa bitari byiza muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nsanga ndimo ndahuza nawe amazina, ngira ngo abantu babyumve neza. Aho ngaho niho nahise mfata icyemezo cyo guhindura amazina ku giti cyanjye. Ibyo rero bamporiki agiye kuvuga twarabikemuye kera, yarimo abibwira abandi batari njye kutubyegera, narabikemuye kera. Ubu rero navutse mu gishyashya, ayo mazina yo yararangiye, ntabwo nshaka kuyavuga. Ko nyababwiye ejo mwatangira kuyampamagara, ndabizi mu makomantere hano harimo abantu batarakira, batarajya mu murongo muzima. Iyo akugeze aragucuranga. Sinzi ikiganiro nakoze mu minsi yashize, umuntu aranyitegeza ati ayo mazuru mabi. Urumva hari abantu bagifitiye, cyakora hahise haboneka intambara muri komantere, abantu batangira guhangana nabo. So ibyo ngibyo rero twatuma tubivuga kugira ngo abantu bumve urugamba dufite n'ibyo tugomba guhanga, n'intambara dufite imbere yacu, n'icyo dukwiriye gukora kugira ngo duhangane. Kuko nk'uko wamye bivuga, mu rugendo turimo rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge, uru rugendo rumaze imyaka 30. Yego, nanjye naje nsanga hari abarurimo kandi hari aho rugeze, hari n'umusaruro umaze gutanga. Mu musaruro wari umaze gutanga nanjye nari ndimo, kuko nari maze kubyumva ntashye. hari ubwo we watashye byari 2011. Ubwo numva ko nkwiriye gufatanya n'abandi, cyane ko ibyo bavuraga jye nari mbizi cyane, aho bakanda nari nzi ahariho. So numva ko ngomba gufatanya n'abandi. Impamvu abagiye bamuna ku bitangazamakuru bitandukanye, aba Igihe, aba Kigali Today, aba RBA n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, aba n'ahandi n'ahangaha mu rugamba rero turimo nyine ni rwa rundi rwo kugira ngo
umwanzi dufite ni ingengabitekerezo ya jenoside. Iyi ni ingengabitekerezo usanga ari ingengabitekerezo yakuze ihereye ku ishyiga. Umuntu aba bose ubona bo muri FDLR bafite imitekerereze itari mizima, ushobora no gusanga bose ntabwo bose ariko bumvise imbwirwaruhame zariho mu Gisera n'abandi. Hari n'abaturage bafite ariko kubera ko ari ibintu byubatse bihereye mu miryango, no kubisenya niho tugomba guhera. Byageze ku rwego rwa politike ariko byarahereye mu miryango bigenda bikura. Ariyo mpamvu ubona nka FDLR gusenyuka bigorana, kubera ko turavuga ngo Omega yoboye FDLR, ariko hari abandi bari bakomeye kumuruta, ba Rwarakabije batashye, aba Murenzi bose bagiye bataha. Kuki itasenyutse kandi abo bantu bari bafite imbaraga? Uriya wafashwe umwaka ushize Rekana na Gakwere rero ntabwo we ni umujenerali, ariko mu bantu bafite amazina akomeye ntabwo yari arimo cyane. Abantu banamumenya ari uko afashwe, ariko mbere babonaga amafoto ye babona nk'ibintu bisanzwe, ariko harimo abandi bamaze igihe barimo. Ariko impamvu kubera ko abantu benshi bafite ingengabitekerezo barazwe nk'umurage runaka, arataha ahubwo bo bagasigara muri sensibilisation yo kugaragaza ko ari ikigwari. Ntabwo bamufata nk'umuntu w'ingenzi utashye, bamufata nk'ikigwari kugira ngo ba bandi basigaye batabifata nk'aho bamwigiraho. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora ikintu ukavuga ati ko runaka atashye, twebwe dusigaye turi gukora iki? Icyo gihe rero bahita bakoresha ibishoboka byose, bagakoresha amano bagategura, bakavuga ati tubana n'ibigwari byinshi, kibura kira ni ikigwari, bagahita banagaragaza ibintu bigaragaza ko ari ikigwari abantu batari bazi, ariko byo kumuhindira n'ibindi kugira ngo n'uwatekereza kuba yamufatiraho urugero ngo nawe atahe yamwigiye kubatira runaka kuba atashye nanjye kantahe, kugira ataza kubitekereza. Ibi byose rero binashingira kuri bya bintu abantu bahereye mu bwana, ugasanga umuntu ni generali ariko ingengabitekerezo afite ntabwo ari uko yayikuye, ntabwo yayihawe ari uko abaye generali, ahubwo yakuze ari umwana anayifite mu ntekerezo ze. Noneho agera ku rwego rwo kuba umusirikare wo kurwanira ya ngengabitekerezo kugira ngo igire imbaraga. Uwo muntu yo kumushyiramo ntabwo ari urugendo rworoshye. Rero urumva muri uru rugamba turimo, kuko twabibayemo, twarwanye nabyo, tubona ibibi byabyo byinshi n'ingero zifatika, ariko nanone twongera kugira amahirwe yo kuza mu Rwanda. Nisanga ndi kumwe n'uwitwaga ko ari umututsi ushobora kungira nabi. Uyu munsi turimo dufatanya mu rugendo rwo kubaka igihugu, kandi iyo tuvuze kubaka igihugu ubwo birajyana no kubaka imiryango yacu. Ibyo byose tukabikora dusubiye inyuma, twakwisanga turi separe, dutandukanye kubera ya mateka. Ariko ko twagize umugisha tuza kugira ubuyobozi bwiza butubwira ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Batusobanurira isano-muzi dufitanye nk'Abanyarwanda, isano-muzi dufitanye n'igihugu cyacu, n'uruhare rwacu mu kucyubaka. Kandi icyo igihugu kikubakwa hagendeye ku miterere cyangwa se n'imitekerereze ya buri muntu n'aho akomoka. Tuvuge nk'urugero, igihugu cyubakwa, hari uyu nguyu washinze bizinesi ya hoteli, undi hariya hirya hari ufite ubworozi, undi ni umubaji, undi ni umucuruzi, ntitaye ku byo acuruza. Ibyo byose rero n'undi ni umuhinzi. Abo bantu bose nujya kubareba baruzuzanya. Ariko ntituvuga ngo uwa hoteli nagende ku giti cye nka hoteli, ntabwo aragera ku nshingano cyangwa se n'intego ze ntabwo ziruzuye, ntabwo yazuzuza we. Impamvu rero tuvuga ngo ubunyarwanda nibwo bukwiriye kuba ishingiro ry'ubuvandimwe bwacu. Ibindi turagenda tugendere kuri sekiteri umuntu ahabarizwamo mu bijyanye n'ubushabitsi, ariko none tuze guhuriza hamwe. Uw'inka turakenera inyama aziduhe, dukenera amata tuyabone, umuhinzi nawe dukeneye ikigori kiduhe, dukeneye ikijumba kiduhe. Urumva n'abantu batandukanye. Nubwo buryo igihugu rero cyubakitsemo, kukuba aho waba ukomoka hose, icyambere ni ufite igihugu cyawe ku mutima kandi uharanira ineza yacyo. None icyo gihe dusigara turi kurana intambwe kuvuga ngo twirinde inzira umwanzi yameneramo mu kugira ngo asenye
igihugu cyacu anyuze mu gusenya bwa bumwe, kuko abahanga baravuga ngo unity is a force, ubumwe ni imbaraga. Ubwo bumwe iyo budahari rero ubwo n'imbaraga ntaziba zihari. Nasobanuye byinshi ariko kwari kugira ngo abantu basobanukirwe impamvu ya introduction watangiye wagiye uvuga mu bihe bitandukanye nuko twisanze. Ubwo rero mu byo dukora tubikora tunyuze mu nzira nyinshi, hari uko gutanga ibiganiro, hari gukora umuziki, kuko no mu muziki dukora ubwo butumwa nabwo tubutanga mu buryo bwose. Icyo twifuza gusa ni ineza y'igihugu, no kugira ngo na wa wundi umbona mu kiganiro ngo akahita avuga ko akundi nabivuze mbere, wumve ko ibyo ngibyo nta gaciro bifite, kubera ko abantu bari kumwe n'abavukana n'impangu ubwazo zishatse ibizitandukanya muri zo byaboneka. Yego, ntitureshya, ntidukunda bimwe, impamvu zadutandukanya ari byo dushyize imbere ntabwo zabona, ariko tunashaka no gukorera hamwe impamvu ziduhuza nazo zirahari. Kugira ngo rero nicyo navuga, ibindi ugakomeza n'ibibazo byawe. Yes, nuko nguko bimeze. Wabyumvishe rero ko turi kumwe na Hakizimana Bahati Jean Bosco, nkuko nawe abinyuzemo muri rusange, agerageje kutubwira nawe urugendo amaze igihe kinini cyane afatanyije n'abandi banyarwanda yaje asanga hano mu gihugu cyo guharanira ubumwe n'ubwiyunge. Yes, Bahati, n'ubundi nta yindi mpamvu yatumye tukwakira hano kuri The USA New Times, ni ukwinjira mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wabayemo igihe kinini cyane, wakomoje ku kantu ko kuvuga uti hari amazina witwaga ariko wayitwaga bitewe n'aho uri. Kugeza amagingo aya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo basinyanye amasezerano yo kurandura uyu mutwe. Ayo mayeri yose ugerageje kutubwiraho n'ubundi akorwa n'abagize uyu mutwe wa FDLR, aya mayeri bafite uri kubona bizoroha ko iriya gahunda izashyirwa mu bikorwa, ko byagaragaye ko na leta ya Kongo igikomeje kubatsimbara, ikomeje kubahishira? Uri kubona iyi gahunda izagerwaho yo kurandura uyu mutwe ugacika burundu muri kiriya gihugu? Murakoze cyane. Ndifashije icyanditswe. Yego. Ariko ni n'umuco w'abanyarwanda n'abahinzi bose muri rusange. Mujya mwumva ikintu bita urukungu n'amasaka? Yego. Urukungu n'amasaka, abahinzi hari amabwiriza abahinzi b'amasaka bagenderaho, bakavuga ngo kugira ngo turandure tutangire kubagara hari igihe runaka, bivuga ngo isaka n'urukungu iyo bikimera biba bisa. Noneho rero icyo gihe iyo bisa ugiye kubagara, kugira ngo uzabanze gutandukanya rwa rukungu n'amasaka, birangira n'amasaka abigendeyemo, ntabwo bipfa gukunda. Bategereza igihe rwa rukungu ruzitandukanya, ruzakura, kuko urukungu rukura rwererutse. Isaka rero ryo iyo rikimera riba rifite umutuku, ariko iyo rikimera byose biba bisa umweru nk'uko ubona uyu mucaca umeze. Iyo bimaze kwigira ruguru, urukungu n'amasaka bitangiye, kuko urukungu rukura cyane ko rugira imizi ishora cyane, bituma rukura rukagandara. Iyo ururekeyemo ruteza impahame, ya masaka rwagiye ntabwo yongera kwera. Hanyuma none n'ariya masaka nayo amini rwa rukungu rwo rurakura cyane rukica andi masaka. Niyo mpamvu umuhinzi we abanza gutegereza igihe cyagenwe rwa rukungu rwamara kwitandukanya. Mbere byasaga, ariko uko rugenda rukura rugenda rutangira kugira imiterere itandukanye na ya masaka, bigera igihe rukaranduka, kuko ruba rugaragara. Uhagaze mu murima urareba ngo gururiya. Rero ikibazo gihari kuri icyo kibazo wambajije, ikibazo hararanduwe FDLR. Niba bose bameze nk'uko nari meze, ayo mazina twayahinduraga, icya mbere ni ukubanza kumenya FDLR ninde, utari FDLR ninde. Ndibaza ngo ubwo ubushobozi bwa leta ya Kongo mbona hariya, cyangwa na leta y'u Rwanda ifite amakuru yuzuye yo kumenya ngo buri muntu wa FDLR ahagaze.
aho niho mbere y'uko utekereza kurandura abo bantu ni uko ugomba kuba uzi n'aho baherereye. yego Kuko impamvu uriya mubagazi navuze, uriya muhinzi w'amasaka adapfa kurandura amasaka, byose biba bisa. We bimusaba gutegereza we, kuko biroroshye urukungu rugakura. Ikibazo rero kigoranye kugeza uyu munsi, aho amasezerano asinyiwe, twatekereza ko imbwirwaruhame imvugo zibiba urwango zirahagarara, nibwo ziyongereyeho. none bigeze ku rwego noneho ibyari amasaka byose byahindutse urukungu. Aho ni ikibazo kiri. Twakagombye kuba tubona umuntu tukavuga turi imbwirwaruhame ze zigaragaza ko ari umuntu wonsa amaraso, niba ari ukonka amaraso, niba ari iki wavukanye amaraso, yonka amasereka y'urwango. Ekenge bire bagarandiye usanga ari umunyekongo pire. Uwo imvugo ze bariya nka Justin Bitakwira, hari abo ba Sylvain Kenge navuga ko ari abasitari, ni abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga, ni abantu bahamagarwa na leta bakagira ibyo batangaza, ariko yibaza ngo abafite imitekerereze imeze nk'iyabo bangana iki ahangaha batavuga. Rero biragoye kuvuga ngo kurandura FDLR biroroshye, kubera ko noneho byari gushoboka iyo baza kuba barinjiyemo ari bafite iragenga bitekerezo ya jenoside, none abantu bakagenda bahiga bafite imitekerereze nk'iyo gusa. None ko bamaze kuruga igihugu cyose, ibyari umurima w'amasaka uhinduka umurima w'urukungu. Urasinyana nande ko uwo usinyana nawe niwe FDL, ufite imitekerereze nk'iya FDL ijana%. Navuga ko amasezerano wenda bazakora iby'ubukungu, Amerika ibona amabuye, ariko ibyo kuvuga ngo abantu nka ba Tshisekedi, abantu nka ba Sylvain Kenge, abantu nka ba Jean Pierre Bemba, mu minsi yashize urebyibuka babonye Kabila afatanyije na AFC, bahise bamwihakana bati ni umunyarwanda, buriya nta nubwo avukana iwacu, ntabwo ari uwacu. urumva. Ibyo rero bihita bikwereka ko amasezerano arayo nyine ni ukugira ngo bikize igitutu cy'amahanga, ariko ntabwo biteze kuyashyira mu bikorwa. Ni mu Rwanda ibi byabaye, ingabo za FPR ziri mu rugamba rwo kubohora igihugu bagiye bagirana amasezerano n'ingabo na guverinoma ya Habyarimana, ayashyizwe mu bikorwa se naya bamwe ibyo mu mpapuro ntabwo babirebaho. Mwabonye icyakurikiye mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi, barakomeza bagenda babyigisha no mu mashyamba iyo bagiye bajyana nabyo. Ni nacyo kibazo rero kiri hariya. Ntabwo mu burasirazuba bwa Kongo ikibazo cya FDL cyahagarara mu gihe abafatanyabikorwa bo bamaze imyaka 30 bafatanya bagihari, bagikorana nabo. Urumva, kuko urebye imyaka bari abajenerali ba Kongo, urasanga n'ubundi bafite aho bahuriye n'igisirikare cya Zaire. Abenshi muri bari abajenerali. Abo icyo gisirikare nicyo cyaje mu Rwanda gifatanya na RPA na Exfar mu kujya kurwanya RPA ubwo bari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Barananirwa bariruka, ariko barangije babaha ubuhungiro, baraza bakorana nabo. Nk'aho ibyo bidahagije, twabonye Kabila muze ajya kongera kubakura muri Congo Brazzaville, arongera bavanga n'igisirikare cye baramufasha, bagirana amasezerano, barakorana, babaha ibikoresho n'ibindi byose. Haje MONUSCO, abantu bari biteze ko hari kirafasha, nayo ivanga nabo bose irakorana nabo kubw'inyungu zabo. Ntekereza ko rero ari ibintu wavuga ko bitoroshye kugira ngo ayo masezerano yo kurwanya FDL ashoboke. Ntekereza ko hatekerezwa ubundi buryo, kuko iriya systeme yamaze kwangirika, kiretse kuyihindura gusa hakazaho ubundi buyobozi bwumva ko uburasirazuba cyangwa Kongo muri erega tuvuga uburasirazuba bwa Kongo, ariko Kongo yose irababaye.
abo urumva ba mabondo ni mubondo mobondo byose ni bimwe ni ba mabondo mujye babyita uko babibonye nta cyose mabondo ni biki mabondo na bironze bishambuke sinumva byose ari bimwe cyane twese tugiye mu busobanuro bwa mabondo twakumva bisobanuye ntacyo barwana ni mabondo ariko iyo mitwe yose n'ubundi ihungabanya umutekano muri Kongo abo bose ni abonsi urwango rwa FDLR. Ibyo birumvikana ariyo mpamvu nakubwiye ngo twisanze wari umurimo w'amasaka wahindutse umurima w'urukungu. None buno ntihagikenewe gushakisha ngo urukungu nuruhe isaka nirihe, byose ko byahindutse urukungu birasaba ko barandura urukungu bakabiba andi masaka, nicyo gisubizo cyonyine. Naho ibi ngibi bizahora bityo bihore bityo. None utekereza ko imbwirwaruhame Sylvain Ekenge yakoresheje ubu nizo zawe bitakwiye televiziyo ko wabyumvise uri mu Rwanda abanyekongo bafatanye intwari yabo bumvise n'inganya wowe wabibonye nk'ikibazo, ariko abo yabibwiraga bamukomeraga amashyi cyane, urumva cyane rwose. Nibi ngibi uyu Kisekedi avuga byo kujya hariya akagaragaza ngo bamuhagaritse n'iki, ni igitsuri cy'amahanga ko yari atsinzwe ku mugaragaro, urumva. Ibyo rero ni ibintu wavuga ko atari ibintu byoroshye. Igisubizo ni kimwe, ni ukubiba andi masaka bakarandura urukungu, kuko wari umurima n'amasaka yari mazima, kubera urukungu rwabaye rwinshi rurahura rwarashamitse. Ubundi urukungu abantu bataruzi cyangwa mbasobanura ukuntu rumeze, ruvuga ngo kimera ari icyatsi kimwe, iyo kigeze hejuru kigaba ibishami hirya no hino hose. None byashami bigakora byagira igakora igitsinsi kinini kigasandara kigatwikira andi masaka agikikije. N'abari bazima bishwe n'impahano y'urwo rukungu, yani magambo nta musaruro batanga. Cyakora hagiye ubundi buyobozi bwabahembura bwabwiye ati mwabangamiye urukungu mwe muhabwa inyigisho byo gukora ubuyobozi bubi, ariko mushobora kubabaza mukagenana abandi. Ariko ngo bamaze kwicwa n'impahano ntago ari burajya gusaba igisubizo, kuko bo barazahaye n'imitekerereze n'ingaruka zabyo byabagizeho ingaruka zikomeye. Abo ntago ari burashakiramo igisubizo. Hakeneye rero kubiba indi myaka mishyashya, andi masaka mazima. Ubwo buryo mbivuzemo, ubwo habwirwa benshi hakumva beneyo nk'igisubizo cyaboneka. Ibindi byose bazagerageza bizahora bimeze bityo. Uyu munsi twasinye, ariko utegereze ishyirwa mu bikorwa ryabyo ubure. Ibi bimaze igihe kinini ariko se ntacyo bitanga. Yes, Bahati, turacyari n'ubundi muri ubu burasirazuba bwa Kongo, turebera hamwe ibibazo biri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage ejo bundi natembereye mu Rubaya, barambwira ngo agakirize kameze nabi. Urumwe mu bantu babaye muri biriya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu wabibayemo cyane. Abanyekongo barishimira ko AFC 23 yabazaniye umutekano, bameze neza, batacyamburirwa mu mabariyeri atandukanye yashyirwagaho n'izi ngabo za leta bafatanyije na FDL n'indi mitwe itandukanye, kugira ngo noneho aka gakirize bavuga gashire. Muri Goma benshi bagiye bitwaza ngo banki zirafunze, ariko noneho ubwabo bakora iki mu rwego rwo kwishakira ibisubizo? Bakora iki ako gakirize bavuga gashire? Kubera ko niba AFC 23 nabo urugamba rwabo bakomeje kurwana kugira ngo bagarurire amahoro, bababohore, abaturage nabo noneho bashyire mu ruhe ruhare mu guhangana n'ubwo bukene bavuga bwabateye. Murakoze cyane. Icya mbere buriya ubutunzi bwa mbere ni umutekano, kandi umutekano barawufite. Igikenewe gusa ni uruhare rwabo. Hariya hantu ni ahantu hafite amahirwe menshi cyane. Icya mbere hari ubutaka bunini cyane kandi bwera. Ushoboye korora biroroshye, ushoboye guhinga nabyo biroroshye, kuko icyo twita amafaranga rega abantu bambabare ntabwo ari ugutesha agaciro amafaranga. Amafaranga yewe kuri geyo nkoze gusesengura insanga
ni nk'ikiraro kiduhuza n'ibyo dukeneye, yego ni nako bimeze, n'amarangamutima yacu. niko bimeze. Ariko hariya amahirwe ahari ni uko bashobora gukora cyane amafaranga akaza abizaniye, kuko izo banki zifunzwe hariya ntabwo ntekereza ko abanyamasisi bose nabo mu izi ntara za Kivu zombi bose abaturage bose bafitemo amakonti n'ayo mabanki. Amafaranga ni aya bamwe, kandi iyo bafungura uyu munsi banki uzajya kuretera azajya kuretirayo, ntabwo azayakuzanira wowe umuturage uri aho ngaho uri umuhinzi, ntabwo ari ay'abazabazanye, hazabaye n'imishinga azayikomeza ntabwo azigera avuga. Rero icyo numva gikwiriye kuba gikorwa ni ukubyaza amahirwe umusaruro amahirwe bafite. Icya mbere kuba bafite umutekano, nta muntu ukiba erega mwa kiriya gice nta muntu ukibanyanyaza. Kiriya gice hari igihe kigeze kigera gutunga amafaranga akaba ari icyaha. Bamenya ko wakire n'amadolari 10 nijoro abahungu bakarara urugi bakarusi, umuhungu yaturuwe hari agakubita umugeri urugi ukagusanga mu gitanda, ariko nta n'inzugi bari bafite kuko hari ahantu hatari hatera imbere. N'izo nyubako murimo mubone zo wabonye zubatswe muri iyi minsi kuva muri za 2005 yego kuzamuka, ariko mbere yaho ntazaze nyinshi zari za nyakatsi. Tugeraho muri za 1996 twagezeho abantu benshi bambara ibirenge. Umuntu wambaraga inkweto ni umuntu uri busezerane gusa wakoze ubukwe. Ariko icyo gihe bari bafite icyo bita ubworozi buri ku rwego rwo hejuru, ariko nta mafaranga kandi bari babayeho neza. Bari bafite igihe nahageze nta sasu bavuge, uretse intambara yo muri 1993 y'Abahunde n'Abarwandafone b'Imasisi. Iyo yarigeze iba, ariko iherera za Gatoyi gusubira hasi za Gikoma, za Masha, za Katugunda, za Kinene, za Bugoyi, ugasubira hirya za Ntoto. Nicyo gice ruvango barimo n'Abahunde n'Abanyanga n'Abatembo barimo barwana n'Abarwandafone bo mwakiriyanshi. Iyo rero yaje kurangira ibyo nabyo n'andi mateka, ubwo ntabwo nshaka kubijyamo. Ariko ahandi hose bari abantu bakungahaye, bafite inka, bafite ingurube, bafite amahene. Ndavuga ubworozi bwari inkoko zo byari byaguye, urumva bari bakungahaye, bafite ibyo kurya bihagije kandi nta kibazo bari bafite, ko n'iterambere ntaryo bari bazi, nta n'ibyo bari kurwanira. Ariko none icyo nashatse kuvuga ngo amahirwe bafite na yaje, ibihugu bidukikije byose bifite krize y'ibyo kurya, kandi si n'ibi bihugu ahubwo ni isi yose muri rusange. Kandi buriya butaka bwabo burera, nibagende bahinge, bagende borore, kuko bafite umutekano, ibikorwa remezo bizabahasanga. Hanyuma nibamara kweza, ngo ni inama ndimo natanga, kugeza ubu mu Rwanda ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga 500 no kuzamura. Hariya niba baramutse bahinze ikiro kikagura 100 cyangwa se 200, imodoka tuzabona imodoka zijya gupakira ibirayi zibizana, kandi ho birakera nta miti bisaba. Ayo mahirwe rero amafaranga azahita hizana, none bizanabaha uburenganzira bwo kugira access kuri banki buri muturage wese kuko yabonye icyo ajya kubika. Na ibyo guhanga ngo Kinshasa ngo nifungura amabanki, ubundi se mbere hose babagaho bayafite, ariko bariho. Bo nibagende bafata ayo mahirwe bafite, babonye umutekano kandi ubutaka bwabo burera, nibagende bahinge, bakemura ikibazo cy'inzara iri mu karere, bagira ibyo kurya bigure make, twese tuzajya tujya ubakwe n'imihanda ijyayo. Icyo AFC M23 irimo irakora ni ukubaha ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'imihanda n'amazi meza, kandi baracyafite n'amasoko mazima, ntabwo bigoranye. Icya kabiri bafite umutungo kamere, bafite amamesa mu nce izo nce za Ntoto navugaga hasi, za Kirungu, za Katugunda, za Kinene, za Masha, hari amamesa. Wakwambuka hakurya mu nce za Warikare, za Myanga, za ahandi ni hehe, za Busurungi, za Hombo, aho ni ahantu hari amamesa menshi, za Shabunda. Urumva bafite umutungo, ahubwo nibatangira noneho uba twabonye umutekano, reka tuzane n'inganda zidufasha gukora amamesa, tugemurira amasoko, amafaranga azabasanga iwabo. Bo nibakora ibyo bakora,
biboneke, babone ibyo kurya bihagije. Amafaranga azizana batabanje gusaba ubufasha Kinshasa ngo bafungure amabanki ariko yongere ize ibice, yongere basahure bo ubwabo nibakore. Igisubizo cy'amafaranga kizakemuka. Ni ibintu bizikora automatically. Ahangaha twicaye kuri la planète iri mu rugerero. Yego. Igihe mpagera, igihe nahagereye mpagera, aha hari imirima y'ibijumba n'urutoki. Usibye nyir'umurima wari afite ibijumba bye n'urutoki, nta wundi muntu wabaga wahaguruka ngo agiye kuhatemberera. Ariko uyu munsi turahari kuko hari uwatekereje ati ahantu nahakoze. Amafaranga aramwizanira, nta gaciro no ku mafaranga, ubu amafaranga y'ubwayo aramwizanira. Bo nibashake ibituma abantu bazijyana y'amafaranga, bitekereze ko ari umuntu uzaza bazanye amafaranga kuko niyo yayazana. Hari n'ubwo atanabageraho amwe yarirwa mu nzira. Ibyo byatuma n'ibiryo bihiye, byatuma batanyurwa n'uyu mutekano bazanye kandi we wagarutse. So rero bo nibakore, bafate amahirwe bafite kubera ko bafite icyo abandi benshi badafite, umutekano.